bavandimwe biteye isoni kuba warizeye ukaba utabasha gutekereza kabiri yuko kwambara imyenda idakwiriye uretse kuba bibyutse irari ry'ubusambanyi mu bandi nawe ubwawe bishobora kugusha mu gishuko, kubera yuko imibiri yacu imibiri nubwo izapfa bavandimwe, Imana yayigennye kugira ngo ibe isengero za Mwuka Wera. Tugomba kuyiha such respect. Muzi ukuntu urusengero rw'Imana nta muntu warukandagiragamo afite ibizira, niyo yabaga ari umutambyi yarahagwaga. None urusengero rw'Imana Mwuka Wera atuyemo, utekereza ko rukwiye gufatwa mu buhe buryo? Utekereza ko rukwiriye kurindwa bigeze hehe? Utekereza yuko niba umubiri wawe koko ari urusengero rwa Mwuka Wera, utekereza yuko rukwiriye kwambikwa bigeze hehe? Rukwiye kuba decorated mu buhe buryo? Ese rukwiriye guhinduka aho inyoni ziza gutoragura zose, abasore baguciyeho bose bagasigara bavuga ibigambo bipfuye? Ibaze rimwe nize gutambuka ku basore ari kumwe na mwene data, numva bavuze ikintu, numva isoni zirangije. Kwa kuri nyina apagani bo ntibagera rutangira ku munwa, ibyo barebye baravuga, kandi ukwiriye ryawe rebayoye niko bavuga. Bavandimwe biteye isoni kuba wakwicara, cyangwa se nawe ubwawe byagukoze isoni kuba wakwicara ukaba uzi ko hari abantu basigaye bagufata as a sexual object, nk'igikinisho cyabo cyo kunezerezaho irari ry'ubusambanyi ryabo, kubera imyambarire yawe iri provocative. Rero iri tegeko riratwereka ko tugomba kuba careful, kwirinda mu gihe ducuzinga imyenda twambara, mu gihe dutoranya imyenda twambara. Ntabwo ngiye gukiraho santimetero. Imana itwereka uburyo umuntu akwiriye kwambara yikwije, ndetse akarinda ubwe, akarinda n'amaso y'abamureba, yaba abapagani yaba n'abizeye. Kubera yuko Yesu yaravuze ngo ibishuko ntibizabura kuba mu isi, ibigusha ntibizabura kuba mu isi, ariko ntagowe umuntu wese uzazanwa n'ibyo bishuko, uzazana ibyo bishuko. Kubera ko ngo icyabwera cyiza ngo ni uko urusyo rwazirikwa ku ijosi rye akajugunywa mu nyanja. Ibaze nawe rero uhagaze imbere ya Imana, uhagaze imbere ya Kristo, ukabona abantu 100 bagiye kurimbuka, ugasanga bose kimwe mu bigiye kubarimbuza ni uko bagize irari ry'ubusambanyi, kandi iryo rari ry'ubusambanyi you are the object of it, bivango ni wowe wariteje. Ibaze icyo kimwaro wowe ufite, wenda nuko mu ijuru nta kimwaro kizaba gihari, ariko ibaze kigire byibuze n'uyu mwanya, kigire n'uyu mwanya. Imyambarire yacu ibi ntabwo bireba abagore gusa, ahubwo bireba n'abagabo. Sigaye mbona n'abasore basigaye bambara utwenda, ugasanga nimba maze iminsi ari muri gym, nubanga arashaka kwifora nyine ngo yambara imyenda imugundiriye, cyangwa se ngo udushati nyine ngo tubohoye ku buryo abakobwa bagenda rero bagatuza. Ibyo byose bavandimwe n'umwanda, ntabwo bikwiriye abera. Imibiri yacu ni ya Kristo, imibiri yacu ni y'Umwuka Wera. Ikiganisha cyose ku irari ry'ubusambanyi, ariko ubundi ni iki cyiza kirimo kuvuga ngo abakobwa bandarikiye cyangwa abahungu bandarikiye? Amen. Ntabwo bagukunze bakurarikiye nyine, you are an object, nothing more, nothing less. Nta n'ubwo ngo bankunze, oya, bakurarikiye irari ryabo baramutse bashoboye kurisohoreza kuri wowe, byaba birangiye nta n'ikindi bakongera kwifuza. Icyo nicyo bisobanuye iyo wambaye imyenda idakwiriye. Uretse ariko imyenda idakwiriye cyangwa se immodest clothing, iri tegeko ritwereka ko tugomba no kwitondera amagambo yabyutsa irari mu bandi. Ndagira ngo some byanditswe bingaha. Kagabo ngo gufungura ibipesu byo mu gatuza, ugasanga umusore ari kugenda yafunga ibipesu ngo rebe ko afite ngo oh my friend, nyine urebukira nk'umuntu ukabona kigeze kure pe. Dusigaye twirata n'ibiteye isoni.